Shaka ndashonje. So, akajyamo. Nandikiye umuntu. Abaza afite amafaranga. Ajyanye numva kaya. Maze kugira amafaranga rwose kanyara. Enjoyinga. Kayaganos. Ubundi nuko nira. Unarabona nari ngwere kuvugana nabo. Ariko ntacyo. Ewa. Enjoyinga kabisa. Kibobo ya mama genga aranshaka ntibari buze ryari. Una kwigendera. Kibobo injira sha. Kibobo. Mwiriwe. Mestera. Waranze ngiye. Ugiye kare ajya muri inkweto. Cukura inkweto shayi wanje shana. Komera rero. Komera mubyeyi wanje. Yewe. Aka rero. Nagatunye umukire wanje wari uvibona. Aka. Gutyo ubu hano nzishyushye. Aka rero bakanduje. Bakayagasha. Bakayaga. Subiza kwa nyuma. Aka gutya nagatunye umukire wanje uvuye irya karimo na parufe. Ni ukuvuga ngo umukire wanje ajyambye baravera. Wakantishe. Kibobo ndabizi bayitumeze. Nanjye ntabwo ubona to. Cyemeze nkora siporo. Neza ufite agatuza kameze nk'ak'inkoko. Aho n'indaya zanika amakarito. Twakoze usibye ko ari uko mubaha. Ntabwo usuzugura. Uri ufite taye. Nuko nkuha ntabwo usuzugura nkabe kubwiza ukura ariko urabizingira ukuri kwinshi. Uri uramutse ukoze siporo n'undi kagenda. Ituza rigakomereka nk'ikora wumva. Si beto. Wahita biba fresh. Ubu none n'amafaranga ufite. Ugenda gutya nka chef nyine. N'ubundi ko ni chef shaka. N'ubundi ko ntoroshye. Abizi uri chef. Ahubwo tudatinze. Ikakina nawe guhamagara ngo nkubwire. Urabona barambwiye ngo wabuze umusheri. Ndagumiwe. Wabuze umusheri ngo urabona n'iki. Ariko none nari nkuzanye akazi. Nta marushanwa. Umutsindira umujyana. Amarushanwa cyane. Ateye ati. Hano mwizikaritse hari umukobwa mushyashya uri mwizikaritse. Umukobwa. Do. Oya umva mubwire. Abakobwa nje nkunda. Simbazi si wabambwiye. Sinyenye naho ibintu by'ibipaso genda ureba. Ni bidendo. Wumva umeze nka dendo. Waje none. Samaki. Turagenda gutya. Afite inzara. Afite ubwiza. Isura. Ikibuno. None umurebye ikibuno afite. Do. Ni nkuko wafata kano kanje. Ugatereka utundi tune. Were. Umva kano kantu tukirwaze tunamwereka ko turi twagiye buraya ariko. Aziko karibyo. Eka tukitwaje. No kuvuga ngo bajya bagira bakanda. Bakanda. Dore. Uwo ndamutsindiye irarangiye. Uwo nuwanje ubundi ariko se amarushanwa ateye ati nyine kutarikuna amarushanwa atere. Oye ubu by'abakire ntabwo babimenya bakivuze. Rero ukura bamenye ibintu by'abakire. Ukuna amarushanwa bese. Kubera ko ngiye kuko urazi no monster w'izi quartier zose nta muntu utabunze. Nge turaziranye ko ari kwanaganiriye. Arambye atunga arashaka umuntu umukire. Cyo ni cyane ufite amafaranga. Ewana kandi bibogari. Akimara kubivuga. Nasintekereza no mugati n'icyogo byose byujuje. Byose. Oya, byose byujuje. Reka nkubwire. Buriya njyewe. Ni mawe. None rero mfanye no kora abashaka. Nuko ugenda agatambuka. Umusuhuza gusa. Nawe usuhuza gusa. Urabumutsindiye. Ako sona mbishaka ngo oya shaka nangaru. We ni mushya. Ni mushya. Twagiye. Tugendere. Reka nzana agashati. Ariko twaze n'amafaranga na telefone hutaga dusheta. Sinavuga ko ari amarushanwa. Nakanga karo twaze wakintu. Aho rero. Ese nakanga twaze. Umva.
Zana agashati tugende birabimbwira turi kugenda. Nukuvuga uwo ndamuri. Reka nzari shaka. Cogo nawe rero. Nuko ufite amafaranga na wundi. Mbona waje dore twagiye uko. Ariko ufite n'inda. Oya aya na amafaranga bari. Uriki. Ubu nsatse gutera kuramo amafaranga. Amamiliyoni. Ndajya mu ndakajya muri banki. Aya ni amamiliyoni. Cogoza no kashuka kandi se. Aya ni amamiliyoni bro. Tugenda ariko. Tugende. Wenda. Cogoza. Eba none wanjye birarangiye. Manura agapira. Nta kibazo. Ariko naho ugereka abasisane bambura inkweto. Niko. Aya aka kantu tataza ukamaramo umuriro. Wewe waragenza ariko tudahatswe bageze ubanase. Gutyo umuntu wa Kamana. Philippines. Niho mukita yaje. Muri Philippines. Muri Philippines no nagiye. Ni najugu ntagiye. Asa nawe waragenza. Isi ni muzi ukuntu abantu bavuga ngo isi narayigiye. Narayigiye. Ndashaka wewe ya gahunda. Ndashaka tuva. None wowe kanyigisha ndi. Sinye Philippines. Ngubiro ndisese. Oya wambira kamwe. Itinye Philippines rero kujya ndikubwira. Banzura basumpese. Ndaguha nacyo. Ndaguha. Asumbe kibiri base ngo nguza kugura kane. We mbwira ijambo rimwe twumva. Zirezre. Zirezre. Zirezi. Zirezre. Uvuze? Zirezre. Ubwo muvuze ngo iki? Mavuze amahoro y'Imana. Nara. Aragafashe. Ko wasomyesha. Jewe. Ubundi baravuga mu Kiswahili. Oye tugende nane hari tugende. Noneho ura umukobwa akunda guca mu isozi. Gutya. Aha ni amanuka zamu kuko do hano ipuguti akongera sente. Nuko ukongera senge ni hano. Hano yepfo. Ugakunda guca. Aca gutya. Naramubonara. Ubu hari kubaje muri business. Nta kibazo. Tumurindirire hano. Nuko bimeze da. Twicare hano. Sekibo. Nase wahatangira. Cyangwa Yes. none se ya gahunda bimeze bite amasaha dore nari ndajya ku isoko akase ko none ntabwo Kandi nakona gusomwa. nabibonye bitangaza n'ibinyabazungu none se ya gahunda ngo ni gute tugende Ntabwo uhamagaye kuri eshatu zose nkuhamagara wapi gahunda ya gahunda ya poroshe Urumva najya muri gahunda nshyize kose ncogo. none cogoza arimo se Cogoza barimo. ato umwana ni uwanjye nowe ampe nyine Twebwe ngo twicara. yarabimbi Mbabwire. Yewe uburyo kibabo yabimbwiyemo. Uriya mukobwa ndamurongoye. ariko ubundi cogo ubundi byari bimeze gute Kibabo yansobanura arambwira ati twe turashaka. Ariko Izere ko niba kwanya muri amafaranga. niba ari amafaranga muvuge ngenda yafite. nyine na amafaranga twumvikane ku biciro numva nubundi Gusuhuza gusa. gusuhuza gusa Kunsuhuza gusa. Atanakwemera rero. Muri kimugira ati kimugira bite kavuga ati ni byiza. Nebera cogoza ndi yajyanye umwana iyo nda Cogo nuko naze kuguca intege n'inshuti yanjye mana nakubwiye kare. ntago ari nka bya bindi byacyagiye wigize umukire muri karabe twakubitanye ukanjyana wa mwana uyu we n'uwanjye utsegabanya amagambo dore akibona ikiroso Usubura kindusha. n'amafaranga amafaranga onda murongoye Ubu twanga naga ari ikibazo mwa. amba urasheta ngahe amafaranga yaraye Urabona ngenda maze shiro kono kaburu kanje. aka nakanje ari Kwa kama. oya Nari bigashire. nakura agashaka Nari bigashire. nanjye Mfite. ni ukuvuga ngo kashi nayo mfite kandi yawe yansigaranye Nta bya cash. ntacyo ubundi se twakoresheje visa card Wasize kofi yose. buri muntu akajyana karita ya banki nazo password zirahari nabiguha byose Namenya ko ari iki. amenya ko zari iki gende ngwe mu mwenda wa banki wafashe niba ari ibyo muvuge niba ari amakarita muvuge bigaragara. niba ari amakarita telefone se Shiro telefone. Shiraho Iyo telefone ya Sipaka. Shiraho Telefone telefone ya Sipaka. Ni ufite iPhone bihuriye. sigaye nze ndabizi ikofi buretse Ibi ni ibyanjye. hano harimo 50,000 Ibi ni 100. nta jana mfitemo
dore ngibi yene ibyangombwa byanjye ndabishyiraho byose reka mbereke n'amafaranga uretse dusezerane cogoza uretse uyu nguyu nawe utumye umuntu wari uvuye muri Canada sacurwa mukana ugiye kutanga bagwa yewe n'Imana uwo mugore ndamurongoye wewe bikiro gisikari ibyanjye shetani yanzu wasizeho n'inzu oya zamurongorera he muri hotel cyangwa aho ntari bari uretse ariko ikibazo katinze kuza umutegereza araje ariko se ntabibona biri hano wewe byibura arajyana style yacu nje mana ikibuga sinje wakize arabiteka nuriya ndabona rero mazima nuriya ndashaka kubapanga nuriya ndashaka kubapanga no uriya mukobwa dore mu nda ze mukundo wase arya amafi nena kubwira gase uretse samana uretse uri mu nda we ya nzu yawe urayishyiraho waya narya shyamba ndarigurisha ngeweho mushyireho byose ashyiraho nawe shyiraho kuba nambaye ingofero kugira ngo akweme Choko maze nabizagiye guhita sha hey chogoza reka chogoza atiro baki ahora subuhiri hakurya uwo musirimu bayo byanze wakibona n'ikigende cyanze muri kubyo muri kubyo wese urakora turariyemeje nana bivuyemo kwa kubera ku ishuri banabayize zengi nazengereye kubera kwiga nonse hari akabazo nari mfite nshaka ko wamfasha wamfasha nyine urumva mu bintu bya shimi ejo kuba turimo twiga nyine uvuye muri telefone nkubwire sibyo ese mbwira ndi kuko nyine ibintu bya shimi ejo kuba turimo twiga mwarimu yaratubwiye ngo intara zigize umujyi wa Kigali kuko nandi gusakuza sinabyumva neza none azibagiwe kandi kujya mu kizami si wasaze ntara intara zigize umujyi wa Kigali utusobanura uko tumva si ukukubeshya ntara ejo nata nkurikiza mu matsinda intara ese uri muzima mu mutwe cyangwa intara zigize igihugu zikari zigize igihugu wambwira ariko nta kibazo nahazuze ntabwo nzizi nyine ndashaka kumfasha mbabarira umfashe ngiye nahanagura n'akantu hari intara 30 ntabwo ndi kumva wavuze cyane intara 30 30 eshanu ngira ngo ndebe nimba ufite ubwonko nayizane 30 nanjye iyo mbyemeye buriya ni 30 rero n'eshanu cyane 30 utewe nk'ukuntu z'u Rwanda kuntu rungana wowe urumva ari zingahe sinumva ari nk'ijana njye nzi ko ari nk'ijana cyo urwaye mu mutwe ubuzima pe oya uriga mu kangahe sinya 5 asoza kwiga ejo bundi basoza kwiga utazi intara ziba mu Rwanda kuzini wamfasha n'eshanu intara y'amajyaruguru intara y'amajyepfo intara y'uburengerazuba n'iburasirazuba mubwiye n'umujyi wa Kigali mubwiye zingahe ntuze ako
byakuzuye mu mutwe izuba se uri ikigo uri igicucu ni igicucu nawe nkubwiye ngo iki hari iyaha n'iyaha n'umujyi wa Kigali ntabwo uri kumva gutya ngo murasira izuba hari iyaha n'iya hejuru n'iya hasi n'umujyi wa Kigali n'umujyi wa Kigali senda yariye dogo ntagira umuntu ugira ni neze byanjye ko muri kumfatira ibintu sana kumufatira ibintu ntogo banza utuze muhoya mu nani ibintu diru niwe wayituze wambwiye ngo iki mbere kuza tuza kureba tukora kwabiga amaso kwari kwabivanye warabipanze cyo kwabipanze gute ntago nge natanga ibyanjye ndarangiye neze kanange maguru papa man ntogo tumeranye nabi uretse nyine gabanya amagambo nanjye mvuge mane diri so wayitubwiye shira ibintu byanyuza no kungumbuza mu rwanda nigire mu kazi kuki ari wo mutsinde kuki atanyemeye kandi umukire umva cyo nose arabizi kuri umukire byanda cyane ibi ngibi uzajye kundeka umva man nyine se oya